bakunzi ba MUNAHI TV RW. Uyu munsi twabazaniye umwe mu bakinnyi ba MUNAHI TV RW, cyangwa se twaje kuganira ku bibazo mwahoraga mwibaza ku bijyanye na MUNAHI TV RW YouTube channel. So niba ufite ikibazo uratwandikira epfo muri comment. Mucyo tutari buze kuvugaho uyu munsi nta kibazo mwaza kutwandikira tukazakivugaho ubutaha. Iki ni cyo kiganiro cya mbere dukoreye kuri MUNAHI TV RW. Turabashimiye ko mwabashije kwitabira, kandi muri kwitabira kutureba mugatera na comment. So tufite ibibazo byinshi twateguye kubaza ku bijyanye na karate. Ikibazo icyo ari cyo cyose uyu munsi twaje kukibabariza. Turi kumwe n'umukinnyi wacu ukunze kutwereka ibikorwa byinshi, yatangira bibwira. Good evening, the fans of MUNAHI TV. Nanone nkuko mugenzi wanjye amaze kubabwira, twaje nyine mujya mutubaza ibibazo byinshi byerekeranye n'imikorere yacu. MUNAHI TV ni iki, yayishinzwe gute, ifitiye intego, mbega ibibazo byinshi muhora mutubaza. Urabona, mbere na mbere turanze tubashimire inkunga yanyu mukomeza kudutera. Urabona ko subscribe nawe turi harya uzureba kuri analysis, wari kubona ko abantu badukurikirana mu minsi 28 kabisa birimo biriyongera, birimo biragenda nta kibazo. Turabashimira cyane rwose. Mu minsi 28 aho tugira subscribers 600, ni ukuvuga ngo mwabashe kudukurikira kabisa. Murakoze cyane, turabashimiye. Tubwire, tangira amazina yawe, ni buri muntu ki, karate wazigiye he? Tubwire, tangira wivuga amazina yawe, twibwire muri rusange. Abantu benshi bakunze kuvuga ngo MUNAHI TV bakanyita MUNAHI. No, ntago MUNAHI amazina ababyeyi bampaye. Amazina ababyeyi bampaye ni Menyimana Jean Damascene. Menyimana Jean Damascene niyo mazina ababyeyi bampaye. Noneho irya MUNAHI riza nyine kubera ino channel ya MUNAHI TV niho riza ryo. None uvuga ngo rero ngiye kubigerekeranye na karate, katutangire ubuzima bwanjye kubigerekeranye na karate. Mbere na mbere ubundi karate bivuze empty hand, urabyumva? Ikiganza empty se ntabwo wumva icyo ari? Empty hand, yes, ndayumva. Ikiganza kiri empty, kirimo ubusa, ikiganza kiri vide. Ngo karate ivuze ikiganza kirimo ubusa. Niyo mpamvu muri karate ntabwo uzabona muri karate bakoresha za mucako, bakoresha imbunda, bakoresha ibiti, biriya bintu byo muri kungu. Twebwe ikintu cyacu ni amaboko, urumva? Amaboko, kubita utuntu, amaguru, umubiri wacu, umubiri uri empty hand, ishatse kuvuga n'umubiri we ukoresha umubiri wawe. So karate rero yatangiriye mu Buyapani ku kirwa cyitwa Okinawa. Karate yatangijwe n'umugabo bita Funakoshi aza kwiraga umuhungu we. Karate iraza irahererekana, yageze mu Rwanda izanywe n'abamisiyoneri, cyangwa se abo dukunze twita abapadiri. Abapadiri baje gukoloniza u Rwanda, niho karate yageze mu Rwanda. Irahaza baratangira barayikina, natwe tugeraho. Njye natangiye gukina karate mfite imyaka 8, niho natangiye gukina karate nyitoreza hano mu rugo. Niho natangiye ntangira. Iki gitekerezo tukubaze gato, iki gitekerezo cyo kuba washyiraho channel uzabanyuza ibintu bya karate wagifashe gute? Ubona vango byatangiye, urabona kiragiye cyo muri coronavirus, twatingiye ko turi abanyeshuri. Cyo muri coronavirus rero abanyeshuri babonye ko twari duhagaze tubaye nk'abahagarara. Rero ni igitekerezo cyaje, umuntu yirirwaga mu rugo agakora imirimo, nyuma imirimo ikarangira, nyuma y'imiko imirimo irangiye akabura ikintu akora. Noneho najyaga mu kwigira karate nk'ibisanzwe nyine mu myitozo. Noneho nagira mu myitozo ngasa nk'ufata ubuvideo busanzwe. Noneho ngakunda kureba video kuri YouTube z'abantu bakina karate, nkareba ibintu bakora nkabona ni byiza. Navuga ati se ngewe washyira video kuri YouTube yo karate tukareba. Nibwo rero ufata akavideo gatoya cyane, urakabona, uzakabona nuzvisita channel yose, uzakabona akavideo gatoya gasanzwe katanarenze nyine tu. Nayo utangira hazi joke, nuko byari bimeze. Nawe uravuga ati reka ushyire kuri YouTube. Ibijyanye na YouTube reward cyangwa se irahemba rya YouTube, ese watangiye ubizi cyangwa ni ibintu byagutunga ushaka kwerekana ibikorwa byawe gusa biba ngombwa ko wumva ko harimo igihembo? Byagenze bite? Tubwire byose.
njye natangiye as rwazire, tangiye ari rwazire kwishimisha nyine tu, ikintu ukora wishimisha nyine, udateganya ko uzagira igihembo, twabikoraga nyine mbega tukunda kubyita ngo ni agatwiko muri no minsi, niyo minsi ngo ni agatwiko, kari agatwiko nyine, ako agatwiko ari agatwiko kinjiza, agatwiko katinjiza ngira ngo urabizi. Ndabizi cyane. Hano rero gashobora kuba agatwiko kinjiza nyine tu. Ngira ngo utubwiye byinshi bitandukanye ku bijyanye na karate, none tugiye kubaza amoko amwe muri karate, ese tekinike ukoresha, ese buriya kugira ngo umuntu abimenye, ese umuntu ari gutangira shaka uburyo wadutinyura natwe muri make kugira ngo tubashe kuba twabasha kuba twajya muri karate tukayitangira, ndetse tubona ko ari isoko y'ubuzima kubera ko ni siporo, kandi siporo abantu benshi bayifata nk'ifunguro, nkanjye siporo nyifata nk'ifunguro. Niko bameze ubundi. So ni ukuvuga ngo rero karate nta limiti igira, imyaka yose waba ufite, wenda nyine ntabwo uzaza ari umukecuru nyine usigaje kwipfira nyine ngo uri kujya muri karate, ariko imyaka yose waba ufite, kuva byibura umwana atangiye, ubundi umwana ujya ubona se umwana mama wiwe iyo amukuye mu mugongo aramunanura akajya uti that is karate. So karate ni ubuzima, karate is life. Abahanga bakunze no kuvuga ati karate ni nk'amazi ashyushye. Amazi ashyushye iyo yashyize ku ziko, banga ushyize amazi ashyushye ku ziko, amazi arashyuha, amazi agashyuha, ugacanira, kuko ukomeza gucana niko amazi ashyuha. Iyo wibeshye gatoya, aka kantu ngira ngo banze kumva, urumva? Iyo wibeshye, nimba ari ugucanira amazi, iyo wibeshye y'amazi ugakuramo umuriro cyangwa se kuyatera ukayashyira hasi, bigenda gute? Ni ukuvuga ngo dusobanure neza nta kibazo. Ni ukuvuga ngo y'amazi iyo uyashyize hasi cyangwa se uyakuye ku ziko, y'amazi arongera agasubira gukonja, sibyo? Ubundi ukaba aruhibuza. Ni ukuvuga ngo karate rero nayo, karate is life, karate ni ubuzima. Ngo iyo uyinjiyemo nyine ugomba kuyijyamo ugakora, nta gusubira inyuma, nta gucika intege. Abantu benshi nkatwe tuba twagiyemo turi abana, ubona uvuga ngo iyo bamaze kugukubita ubundi fizike ni ya myitozo baduhereza, bamaze kuduhereza imyitozo, iriya myitozo yo gukomeza ingingo nyine. Abantu benshi barayitinya, batse biriya bintu biragoye, babona nyine ari ibintu birenze bikomeye, nicyo kintu bakunda kuyitinya. Ikindi ngo inzara, karate, ngo gukina karate ngo bisaba kuba wariye wahaze, nibyo, ni kuba wariye wahaze. Wariye nkanjye gutyo ubu nayiki ku mboko nyine ko kabisa, ubona ngo ufite imboko nyine, ariko akaboko si wabivuze iki? nagukubita nibwo uzi karate ngewe. Twebwe ntago tuvuga imbaraga, ntago ari ibirayi, twe dukoresha tekinike. So ni ukuvuga ngo rero karate iyo wayitangiye imera nk'ubuzima nyine, ni ubuzima uba utangiye, ni ukuvuga ngo uba utangiye ubuzima. So to mean that if it is life, if karate is life, you can't stop doing it. You have to stop when you die. Yes, iyo karate ni ukuvuga ngo ni ubuzima. Niba uyitangiye ntabwo ugomba kuyirangiza, kuko karate ni ukuvuga ngo ntabwo ni ukwitangira nk'uko ubuzima butangira, birangira ari uko wapfuye. Yes, ntabwo uyishyira hasi. Bimwe yatubwiye amazi washyize ku ziko ukayaterura ukayashyira hasi, ntihongere kuba waterekaho ngo ucanire, ni ukuvuga ngo amazi asubira inyuma akongera agahora burundu. Ni ukuvuga ngo ni ugora ukora. Ni ukuvuga ngo karate iyo ugiyemo ni ugora ukora. Fata urugero ku muri jendi Bruce Lee. Bruce Lee yapfuye ku myaka, ku myaka yiwe mike cyane, kuri 30 n'ingahe gutyo, ariko nuvuga ngo Bruce Lee niwe muntu, urabona filime umukunda kureba filime bura Bruce Lee niwe muntu wari ufite speed, niwe watumye bimprovinga ibintu byo gukora amakamera, zino kamera, kuko yateraga imigeri, ushaka gutera imigeri byibura ku buryo kamera isanzwe ifata atera imigeri 5, kamera isanzwe ntabone ntigire ikintu na kimwe ifata. Icyo cyatumye rero iyo yabaga ari gushutinga amafilime yiwe, kubera gukora cyane byose byabaga ari imyitozo, iyo yabaga ari gushutinga amafilime yiwe wewe yakoraga ibintu ku buryo kamera zidashobora no kubifata. Iyo cyatumye bimprovinga kamera, imikorere ya kamera, nakeka mujya mubisoma mu mateka cyangwa se mukabyumva, imikorere ya kamera barazongera kubera iki yakoraga imyitozo. No muri jendi njye namufata nka role model wanjye,
Yeah, niwe ureberaho, niwe ureberaho. niwe ni nka rora umudoto. Yeah. Nuvuga ngo weho imyitozo yakoraga. Nuvuga ngo yari afite speed ku buryo ishobora kuba ufite igiceri hano mu kiganza cyawe. Example ufite nk'iyi telefone. Iyi telefone urabona ni nini iyi ngiyi. Yego. Ariko noneho fata urugero noneho rw'igiceri noneho. Dufata urugero rw'igiceri, iki giceri. Agafata kino giceri akagishyira hano mu kiganza cyanjye. Urabona igiceri kiri hano mu kiganza cyanjye. Uri kukibona? Yego, ndakiruzi. None reba igiceri kiri hano mu kiganza. Ngiye gutya kubumba gutya. We noneho yashoboraga yari afite speed. Wumve ikintu imyitozo ikora. Ntabwo yayivukanye iyo speed, ntabwo yayivukanye, ni imyitozo yagiye akora. We yari afite speed yuko kino giceri, kino giceri mubona kiri hano mu kiganza, ashobora kugikuramo akongera kirambiko neza bakirebe, dore ni igiceri cy'ijana, igiceri akagishyira ku kiganza cye. We yari afite ubushobozi bw'uko kino giceri ukirambika mu kiganza cyawe, akagikuramo akongera akagisubizamo utarabumba ikiganza. Urabona gutya ngiye mbumbye ikiganza gutya. Urabona? Birashoboka se? Kubumba ikiganza gutya. Wagiraga gutya nkagifata. We gutya reba, sanga ugerageza. Dore. We no kuvuga ngo gutya, we no kuvuga ngo gutya. Gutya uri kugerageza kugira ute kugitoramo bikanakunanira. We yabaga yagitoyemo akanagisubizamo ukaribumba intoki. We yaranje kugikuramo yongeye kugisubizamo. Nturabimenye ko byabaye. Urumva speed yari afite. Byose byaturukaga mu myitozo. Wari umuntu ubikora? Gutya nta ni umurigende Bruce, ni umurigende ku isi nta n'undi muntu uzagera ku kigero cy'iki. We niwe wenyine wari ufite ubwo bushobozi. Urumva? Nuvuga ngo ni impamvu ufata nka rumodo ni imyitozo yakoraga. Uzarebe nko uzakunde nko kureba bakunda kubipublishinga ku macano cyangwa se uvuga ati Legends of Bruce Lee. Bibona n'imyitozo yakoraga, ubona aho yahereye, uburyo yatangiye karate, ntabwo yayivukanye, ntabwo yagize so ni process of doing exercise, physical exercise to be physically fit. Nawe urifuza kuzaba nkawe cyangwa ufite abandi babara rumodo ufata bashaka kuzakubera role model next ugashaka kubageraho cyangwa urashaka kuzaba nka Bruce? Tubwiye intego yawe. Dore hano iwacu mu Rwanda no kuvuga ngo intego ni ugukina amafilime nka Bruce Lee. Ubundi no yankina amafilime nka Bruce Lee, nkubita ibipfunsi nkavugiriza byose no mugacanga ibintu nkabacangisha. Ibyo ni wabwira abantu bari New York badukurikira cyangwa London? Bibabwira mu magambo make. Okay, so hello the fans of MUNAHI TV from New York. I've noticed that you flow as the match. So for the other question you asked me, so they have asked me to explain how I can improve that my vision will be achieved in the next time. So for me, work hard. His Excellency Paul Kagame says that sport is a teacher of attitude, values, and that sport is the teacher. So for me, I can't stop. I've told you that the criteria is life. So when you start life, you have to life is a process. Life is a process. It's have start and end, but between a start and end there is a big process. It's a big process. You have to proceed, and then you have to work hard. For me, my ambition is to work hard, working hard, more exercise. For example, when I wake up in the morning, every day. Yes, every day. When I wake up in the morning every day, yes. So I have to make a push-up. Push-up. Yes. Push-up. I hope you know. Push-up is what we call pombage in Kinyarwanda. Yes. Ranzuga pomba. Amatura ngahe? Before I wake up from my bed. Yes. First thing I have to do is to pray God. Is to pray God. Yes, no gusenga Imana. I give the respect to the Lord. So I thank the Lord too much. So first after praying the God, so first when I reach on I stamp on the ground from my bed onto the ground house. First thing I have to do. Yes, umaze kugera hasi uvuye ku gitanda ikintu cya mbere ubanza gukora ni iki? First thing is stretching. Stretching no kubanza ukishyushya. Stretching, then after stretching I have to kwishyushya I have to make push-up 100 push-ups.
yes urabanza ugakora pombage ijana zose zigashira 100 push-ups. So yeah after 100 push-ups, have a sit-up. yes Sit-ups. iyo urangije ukora abdomen umaze gukora push up cyangwa se pombage ijana ukora abdomen. So first is stretching, second push-ups, 100 push-ups. After making 100 push-ups, I have to make even at least 70 sit-up. iyo urangije pombage ijana ukora At least abdomino zingana at least 70. ziri hejuru ya 17 cyangwa 70. Mirongo 17. Yes So 70. so after those, I have to stretch my body also, stretching, because before you start physical activity, first you have to stretch your body. Then after doing, you have what we call warm-up activity or warm-up exercises. Yes. Those warm-up exercises you perform before you continue the big before you continue the big activity. So Cameraman shyira amatara yes shyira amatara yeah komeza cyane sawa. Murabona bwije tugerageje gushyira amatara kugira ngo bikunde. Yes cameraman ikora akazi kawe tu. So now it is okay. So after making warm-up activity and stretching, the next thing is my push-ups. My push-ups are and the sit-ups. After sit-up, I have to kick, Terimigeri. kicking, Yes. punching, Yes, punching, and I have to blow to repeat my blockage. So the different blockage I have which okay, so to okay, don't Jordana get okay, and get down brat. Ibyo nabyo ayo mamoko y'amakanago y'amakata nago nyazi. Okay, so but let me ask you another question. Yes. So as the flowers from UK and USA, Yes. so tell them 5 key steps for knowing karate. So first thing you have for knowing karate, you have your ambition. First, you have your ambition or setting your goal, your personal goal, your life goals. You know what you flow. You have to know what you want to become in your life. Yes. So first, icyambere, let us use Kinyarwanda. So You know, use English in order to explain in you from a person from UK, from USA, so I translate in Kinyarwanda, no problem. okay, first thing you have is the patience. Cyambere no kwihangana. To be patient because Kwihangana kubera we perform that is physical exercise. Those physical exercise you continue combine or contain the injuries. You can get injuries from playing karate. yeah, impamvu ugomba kwihangana ya myitozo ukora ugitangira nuvuga ngo ni waba ukiri gukora uri mu mukino hagati ushobora kubagira ibikomere cyangwa se ukavunika ukagira ikibazo, so ugomba kwihangana. Iyo ni step ya mbere. It is a strong pain N'ububabare burebure bukomeye cyane. You get strong pain for example when they ask you to make push-ups on your first time. Yeah, ushobora kubwira uri gutangira cyangwa se impamvu ugomba kwihangana hagiye bakubwira ngo kora pombage. So when they ask you to make push-ups, yes, iyo ugize ubwira gukora pombage, push-ups, it is more convenient. It's more convenient for many people. Yes, bikomerera cyane cyangwa se bicalenginga cyane abantu benshi cyane. Because those push-ups is required to use your body, full body energy, and then you have when they ask you, there are many types of making push-ups. You have to use punches or this what we call kentus. So your skin is so soft. Yes. As you see, the skin is so soft. So uruhu ruba rworoshye cyane pe, ariko niyo mpamvu ugomba kwihangana kuko irimo gukora izo pombage ugakoresha utungutu bita kentus cyangwa se utungutu mu Kinyarwanda sinamenye uko tutwita neza. Ni ukuvuga ngo hari igihe kwa uruhu ruba rworoshye rukunze kwangirika. So yeah. The skin is so soft. Then they ask you to put your pants on the ground, on the
ground where there is a pavement of what you call a mortar. Yes, nuvango ushatse gukora nka pombage ahantu hasi nko kwisima, so it is strong pain for you, so birakuburya cyane, birakubabaza cyane. So even it is the reason why I told you that first you have to be patient. Iyo niyo mpamvu yarimo avuga ko ugomba kwihangana, niyo kiyambere cyangwa se nigo rufunguzo rwa mbere kuko wakiga karate. You have to be patient because those injuries, it is not continuous. First on your first time you get injured, so nuvango ku gihe cya mbere iyo ubikoze bwa mbere urababara cyane pe, ukaba wanakomereka kwa kuri uruba rucyoroshye cyane. But when you continue, I have told you that it is process. Yes, kwa ko yavuze ko ari nk'uburyo burebure, ni nk'isheni, ni ukuvuga ngo iyo ukomeje. So when you continue practicing that, the practice is the teacher. You have to, when those physical activity, when once you practiced it and then you repeat again, that means that your body is becoming strong. Strong. Iyo ukomeje gukora cyane, ukomeza ukora umunsi ku wundi, no kuvuga ngo rwa ruhurura kugenda rugakomera, noneho za injuries cyase bya bikomere byongere kuza kubera ko bamaze gukomera ukentusi. So when you continue to perform those exercises, you get what you call it become your habit. Your body adapt for that change. Yes, no kuvuga ngo ukomeje gukora uruhu rwawe rukomeza, no kuvuga ngo rurakomera ku buryo rushobora kwakira ibiza byose ntirugire ikibazo kwa ko baramenyereye. Your body become adapt for that change. So then first is passion, second I can tell you that second is discipline. Yeah, no kuvuga ngo icya kabiri ugomba gukurikizaho ni ikinyabupfura. Yeah, discipline. Discipline is the other key point you have to implement so that your process of playing karate can be on and your ambition will be achieved. So once you don't have a discipline is good things. So no kuvuga ngo discipline cyangwa ikinyabupfura, nuvuga ngo niyo nayo ni nk'ikintu kigufasha mu buzima bwa buri munsi, kandi murabizi umuntu icyo yakora cyose nta discipline cyangwa nta kinyabupfura ntacyo kimaze. Ugomba kugira ikinyabupfura muri ibyo byose ukora. So discipline, you have to be disciplined people. Ugomba kuba umuntu ufite ubupfura, urangwa n'ubupfura. Because once you have practicing, you have trained to punch. To punch is yes, ugerageje gutera ibipfunsi. You in karate there are skills you acquire many skills for punching, for fighting. So it is fighting. Yes, know that I hope you know that karate is fighting. Yes, karate ni nko kurwana, no kuvuga ngo ni nko gukubita, aba ari ibintu byo guhangana. Yes, so, mu mikinire is fighting. So once you know you can be patient a little moment, so we can take another light. So reka turabona bwije cyane, reka dushaka uburyo twakongera itara kuri kameramani, turaje gato cyane. Yeah, let's continue. Nuvuga ngo cameraman bari kudukorera akazi, akongera nk'amatara, akongera nk'ibiburamo kugira ngo tubashe gukomeza gukora. Yeah,
nibyo reka none ukomeza tubwire. Yes, twaba tugeze aho twavuga ati kuri step ya kabiri yo kuba wamenya karate yawe wavuze kwihangana, patience, uvuga discipline, uvuga ikinyabupfura. So ikinyabupfura utarakirangiza gusa niba cyarangiye mwabasha kuba mwatwongerera mukatubwira step ya gatatu. step ya gatatu In English, because it helped other people from UK and USA. So other thing, discipline, we have talked about discipline. So that other thing, you have to know that it will cost you. It will cost you. To know karate will cost you many things. First, we can say that sacrifice. We can say that sacrifice. It will cost you to sacrifice many things. You sacrifice, first thing you will sacrifice. You will sacrifice your sleep, your time. You have to sacrifice your time. Yeah. Listen to this thing. Listen to this thing. Sacrifice. I've said that sacrifice. Kwitanga. Yes. Ni nko gutanga igitambo. Yes. So, sacrifice. You have to sacrifice first your time. Yes, ugomba gutanga igitambo, ushobora gutanga nk'igitambo cy'igihe. So it requires to pay attention for that. To pay attention for this. No kwitondera icyo kintu. It will require you to give it for more time or the adequate of time. Yes. Impamvu ugomba kwitonda nuko bigusaba umwanya munini. Ni ukuvuga ngo ugomba gutanga igihe kinini cyane. It requires to give adequate of time so that you can't be nothing you can reach on. Nothing. Yes, ni ukuvuga ngo utagize igihe utanga gihagije nta kintu ushobora kugeraho muri karate. You can't achieve nothing. You can achieve, but when you sacrifice your time, you have the time you can use our time first in the morning. In the morning you have to wake up early. Yes, ugomba kubyuka hakiri kare. To wake up early, then once you wake up early, first many people they used to sleep. To fall asleep in the morning. The morning there are abantu benshi bakunda kuryamira cyane mu gitondo. There are what we call sweet sleep. Yes, ngo ni nko kuryamira kubera biriya bitotsi. Biriya bitotsi biba byagufashe mu gitondo bikomeza bigukurura. And sweet sleep, so then you have to sacrifice those. Yes, ugomba gutanga igitambo kuri ibyo bintu. Because you know your ambition or your goals. Yes, kwa kubuzi umugambi wawe cyangwa se intego yawe. So you have to sacrifice those things. Yes, ugomba kugira icyo utanga muri ibyo bintu, harimo igihe. Yes, the time. Your time, once you find the time. There are many people used to say that we don't have more time for praying karate. We are businessmen. Yeah, hari nka businessman bakunze kuvuga ngo nta gihe bafite cyo gukora muri karate. Students, abanyeshuri, teachers, abarimu, and farmers. There are farmers. Yes, n'ibindi byamamare tuzi nk'abo ngabo ba rocket batwumva. So farmers, they say that we have many jobs many fish to fry. Yes, umeze nuvuga ngo ufite ibintu byinshi byo kuba wakurikiza. Yes. I have many fish to fry. So ufite amafi menshi yo kuba wakaranga. You have many fish to fry, though you can't lose your time for doing nothing. Many people they say that is nothing. Yeah. Abantu benshi bakunze kuvuga ngo nta karate nta kiri cyo nubusa. Yeah. Many people they say to say that when you play karate you are unemployment. Yes, baravuga ngo abakunze kuvuga kwibwira cyangwa se kugira icyo bavuga kuri karate bavuga ko umuntu yakina karate ngo nta kazi agira ni umushomeri. Yeah, se koko byaba ari byo? No, it is not true. That is scam. Yes. Ibyo ni ukubeshya. That are romance. Yes. Baba bari mu basebya babeshya. That's romance.
as that artist girl. That artist girl have sung that Roma mama Roma na mama. That's romance. Ari umuhanzi kazi kunze kuvuga ngo ni ibinyoma niko navuga. So that is romance. So it is romance. First, I have told you that you have to get your goals. You set your personal goals. So once you set your personal goals, ugomba gufata intego yawe. Once you set your personal goals, that you can't mind people. The words people tell you. You don't mind for those. Ibyo abantu bose bavuga urabyirengagiza. Yeah. You have to Skype them. So you continue your process of you continue your way of reaching to what you want. Yes, nuvuga ngo urakura byihorera ugakomeza ukagera ku cyo ushaka kuba cyo. Yeah, it is why we have to say that you have to sacrifice your time. Many people are on the and at the evening, many people desire to drink alcohol, and they say that it is Friday. Instead of making sport, we can go on the beach. Yes, abantu benshi bakunze kuvuga ngo wenda weekend yageze cyangwa se umunsi ni kuwa gatanu ku mugoroba kuwa gatanu bakavuga ngo reka twigire kuryoshya. Yeah, they go to enjoy their life on the beach. Yes, bakunze kujya kurya ubuzima bwabo ahantu ku mazi cyangwa se n'ahandi hatandukanye. I'm not ignoring them. So ntago no kuvuga ngo ntago yabibarenganyiriza. So it is not so it is their choice. It is their choice. But things they forget one things. Yako bibagirwa ikintu kimwe. Sport cyangwa se imikino. Sport is the medicine. Yes, ngo sport ni nk'urukingo. Yes. It is vaccine of chronic diseases. Yes, ni urukingo rw'indwara zikugira chronic cyangwa se zibata muri ziriya ndwara harimo za diabetes, harimo za imivuduko. So high blood pressure, heartbeat, cyane ku mutima, stroke. Yes, stroke, and it is ni indwara nyinshi cyane siporo ivura kandi biba byiza ubikoze mbere buriya mbere yuko ubirwara. It is better to prevent the cause of things better than being affected by that. Kandi buriya ni byiza kwirinda biruta kwivuza. Biba byiza iyo wirinze indwara mbere yuko before you handle the effects of that. First you have to prevent that things before you handle you start the ways of handling the effects that affected you. You have first to prevent it. Ni ukuvuga ngo ubundi mbere yuko ikintu kikugiraho ingaruka wakirinze mbere. You have prevented it before, then once you pray it, so means that you fight against diseases. Yes, ni ukuvuga ngo birwanya indwara, karate cyangwa sport. Fight against diseases. Let us attack another thing. It can be your job. Kandi ni ukuvuga ngo karate ishobora no kuba akazi kawe. Karate can bring you the income. Karate yaguhereza inyungu ihambaye. So it can bring you the income. For example, for instance, let's take there are many people, those people who use it to train the other people. For example, our government has put much energy on developing the talents of young people. Yes, ni ukuvuga ngo nka leta y'u Rwanda iyo turebye ihereza abantu abandi bafite amadani cyangwa se amikandari ihambaye bari hejuru y'abandi, ibahereza akazi ko kuba batoza abana bato. Ni ukuvuga ngo leta ibahemba nta kazi nako. Kandi ikindi ku muntu urimo kuyiga cyangwa se wagiye mu ishuri rya karate,
birumvikana wa mwarimu abari nararibonye abafite aho yabyigiye kandi afite n'umuhemba bishatse ngo nakazi. So first, before knowing it, it is like it is, you can get something for free. Nta kintu ushobora kubona ku buntu. Yes. So you can't get nothing you can get for free. So first you have to pay. I have told you that you have to sacrifice the time. First you have to sacrifice the time. You have to sacrifice the money. Yes, ugomba gutanga igitambo cy'igihe ndetse ugatanga igitambo cy'amafaranga. The money. Yes. Many people they use it to say that I can't spend my money for doing that. I have to. That is natural. I have to imitate the people from the films and scenes or series, like Bruce Lee for jumping from the top of the tower and standing to the run. I can imitate him. Yes, no ukuvuga ngo abantu benshi bakunze kuvuga ngo nta mafaranga natanga kuri karate, ngo nzigane abandi babikina muri filime, ngo mfatire urugero kuri Bruce Lee, gusa ntabwo bishoboka. So you are wrong. No ukuvuga ngo uba wibeshya aho ngaho. You are totally wrong, because that is another thing. Film production. Some people they used to what we call a exclamation for. Yes, mpamvu uba wibeshya nuko bari abatunganya ziriya filime babashyiramo amakabya nkuru menshi akomeye, arimo bira byo kubazirika imigozi kugira ngo ubone ibyo bakora, bira ntabwo bishoboka. Yeah. Yes. Many people, for instance, young children, the children's under 12 years old. Abana bari munsi y'imyaka 12. They use it to imitate them. Bakunda kubiganya cyane. So it's the reason why you find those young children, they have many wounds on their body. Yes, baba bafite byinshi bashaka mu mubiri wabo. They wish to be strong like that. For example, when I watched the movie, I watched the movie of Superman, the Superman. Yeah, iyo buriya arebye nka film ya Superman. Yeah, Superman. The movie of Superman. Superman is the man who performed the action, the extreme actions. For example, jumping from the airplane or. Nuvuga ngo Superman ni umuntu uhambaye ku buryo ashobora ni umuntu uhambaye ukoresha imbaraga nyinshi cyangwa se nabyita nk'amakabya nkuru nkaho asimbuka ku ndege akaba yayifata. Other one, Krishna. Undi ni nka Kirishi. You have Krishna is walking in the space. The space as a rocket. Mukirisha akomeza yiruka mu kirere, yiruka mu kirere nkaho hari ikintu ari kugendaho. Yeah. They shows us the Krishna was having speed, they have speed more than the speed of light. Urabona nka Kirishi cyangwa Superman cyangwa The Flash bafite umuvuduko urenze uw'urumuri. Se mwumva bishoboka? It is not possible. Ntabwo bishoboka. It's not possible. Is the reason that I told you that first you have to pay attention for things you see. Ikintu cya mbere yababwiraga buriya ni ukugira icyo witondera. So you have to pay attention, because those people that you can, when you are a normal person, you can't perform those actions. Uri umuntu muzima ntabwo wakwizera ibyo bintu kuko ntabwo bishoboka. So it is not impossible. Ntabwo bishoboka kabisa. So this is only why you have to pay attention. You have to do things. Iyo niyo mpamvu ugomba kubyitondera. You have to do things you know. Ugomba gukora ibintu uzi cyangwa wigishijwe. Yeah. So then you have to be polite people. Ugomba kuba umuntu ufite ubupfura. Frank people. Yes, umuntu w'intwari, umuntu ufite ikinyabupfura. So, yes. Because you know martial art. Martial art is what? Because martial art, for these are the ways of fighting or fight against your enemies. Yes, ugomba kuba umuntu ushobora kuba yarwanya umwanzi we. So
the difference between the karate and the other sport like football, volleyball, basketball. aha okay itandukaniro riri hagati ya karate n'indi mikino irimo football, irimo volleyball, basket, agiye kwitubwira So there is all are sport. byose ni imikino. Sport, they build our body fitness, they bring body fitness. yose ni imikino ituma umuntu aruhuka cyangwa se ajya ku murongo akaba umusportif. But ariko there are big things. hari ikintu kinini cyane There are big difference between karate and those games. hari ikintu bitandukaniyeho karate n'indi mikino. So that thing is, icyo kintu ni iki? I want you to pay attention for that. ugomba kwitondera kandi ugomba kukitondera neza ukacyumva. So that thing is, karate bring you self defense skills. niba ngo karate ishobora guhereza kuba umwe ishobora guhereza ubumenyi bwo kuba waba umurinzi. So first, other sport bring your body internal or intrinsic body self defense of your body, your antigens biologically but physically. So no kuvuga ngo karate ishobora gutuma ubwawe ukomera yaba imbere ndetse n'inyuma. So it's physically. Then in our society or in our community, no kuvuga ngo muri societe tubamo cyangwa se mu gace tutuyemo. So we use there are many bandits or there are many stranger people who have they are indisciplined people. Yeah, urabizi ko mu gace tutuyemo cyangwa se muri societe tubayemo hari abantu batagira ikinyabupfura cyangwa se bahambara cyane bakunze kurwana kwiyenza bashotorana. So once you practice or you play karate, you get the key. ufata nk'urufunguzo cyangwa se nk'ipfundo. Once you play karate, you get the key of locking those people for making bad things for you. Nuvuga ngo karate igufasha kuba wakirinda bantu bose bagomba kuba bakurwanya cyangwa se batagira discipline bakunda gukomeza bashotora. So it brings to you the strong things or the big things. Nuvuga ngo ibintu bikomeye. So there are body self defense. harimo nuvuga ngo kwirinda kuba ubwawe ku giti cyawe cyangwa se ukaba umurinzi. So let us so we plan for making you the more video about self defense techniques. arimo gutegura ibintu byinshi agomba kuduhereza kuri karate by'umwihariko kuri MUNAHI TV RW. Body self defense techniques. Continue to follow our channel because we have many things for you. So we are talking about self-defense. Karate brings you self-defense, or the ways of protecting your enemy for hurting you. So nukuvuga ngo karate ituma wirinda abanzi bawe bashobora kuba wakubabaza cyangwa se baguhohotera. So yes, people which can hurt you or hurt your body. So means that once you practice karate, you get the skills and knowledge. Your mind become wide. Yes, nuvuga ngo ukomeje gukora karate ufata ubumenyi bushya ndetse ubwonko bwawe cyangwa se imitekerereze yawe ikaguka. Your brain become wide. You have to use fine motor and cardiovascular motors. Fine motor you have to use like fingers, like slaps. Yes, ushobora nuvuga ngo ikintu gufasha ushobora kubona
ushobora gukubita umuntu urushyi cyangwa se ukagenda ugakomera urutoki rwawe rukaba strong rugakomera cyane ukaba warutera umuntu akaba yagira ikibazo. And then you get the more energy from punching. ushobora no kuba ukuramo n'imbaraga nyinshi zo kuba watera igipfunsi. Then things in nowadays in our daily life, other people have those skills. There are many people who knows to punch but they not play karate. Gusa hari n'abantu benshi bazi gutera ibipfunsi gusa batanazi karate. But the difference between you and those people, gusa itandukaniro riri hagati y'abo bantu ndetse n'uwo muntu uzi karate, those people, they know they have strong energy, they are strange, they have vigorous. Yes, abo baba bafite ibigango, but ariko they don't know the ways of using those energy, their body energy, for resisting to the enemy. Gusa ntago bafite nta bumenyi bafite kuba ntago bafite ubumenyi ku bijyanye no gukontorora za mbaraga cyangwa bya bigango byabo ku buryo babasha kuba bahangana n'umwanzi wabo. So it is a thing that you have they don't have. Yes, nicyo kintu ushobora kuba ubarusha uzi karate ubarusha kuba wakontorora imbaraga zawe cyangwa se ibigango ufite mu gihe bo batabishoboye. So for them they prefer to use their body, their physically energy, but you are first, you are physically fit, then your mind is prepared for that things. Repeat. You are physically fit. Yes. As them. Yes. Well, more time they sometimes they can have more energy than you, but you have tricks. ushobora kubungana nabo ndetse rimwe na rimwe ushobora kuba bashobora kuba bakuruta ariko urabakubita kwa kuzi gukontorora imbaraga zawe ndetse n'ubushobozi bw'umubiri wawe. You have to use tricks. First things ukoresha hari amayeri ukoresha. So you have to use tricks for fighting them. hari amayeri ukoresha ubarwanya. So you can't hope that you are most powerful. So nuvuga ngo utagendeye kuba ufite imbaraga zihagije, you can believe that you are most powerful. You can say that I have a big chest. Yes, I have a big arm. kinini ufite ukuboko kunini, so there no people can fight me. nta muntu ushobora kunesha. Let's take an example from the Bible. Reka dufate urugero muri Bibiliya. So we have I hope all of you know the story of David and Goliath. Muzi inkuru ya Goliath ndetse na David. David was young people with less energy. Nuvuga ngo David cyangwa se David yari afite imbaraga nke cyane ndetse yari muto cyane. And the Goliath was the mountain man. Nuvuga ngo noneho Goliath yanganaga n'umusozi. Yari munini cyane. Many people used to call Goliath mountain man. So nuvuga ngo bakundaga kwita Goliath ngo ni umusozi, ni umuntu w'umusozi. So ngana umusozi. Because they had more vigorous, more power. He was more powerful. Yari afite imbaraga akomeye byose abifite. But they lose one thing. Ariko yari abuze ikintu kimwe. Let's skip the Bible. Reka tureke ku Bibiliya. But Goliath don't in his mind. Ariko Goliath mu mutwe we, mu bitekerereze ye, he was poorly. Yari nuvuga ngo ibitekerezo yari hasi cyane. Because they believe he's powerful. We yemeraga ko yumvaga ko afite imbaraga. They used to boast I'm powerful man. No one can beat me on the earth, or the whole continent. Yes. Sorry. Be patient. Cameraman umuriro uramushiranye muri kamera ye.
Okay, let us continue. So I was told you that they lose things for thinking. Yes, yarimo avuga ushobora kubura imitekerereze neza. Yavugaga kuri Goliath, aho yavugaga ko Goliath yumvaga ko ari umuntu ufite imbaraga zikomeye cyane, ko nta kintu cyamuhangara, ariko imitekerereze twabonye ko yari hasi cyane. So he lose his control. Gusa ntabwo yari afite uburyo bwo kuba yaba yakikontrola, yakigenzura. So Goliath used to throw the stone in the front head of Goliath. David, repeat. David used to throw the stone on the front of Goliath. David yagerageje kuba yamutera intosho cyangwa se ibuye mu gahanga, mu mpanga. So and Goliath was his life end there. Goliath yahise agwa hasi because kubera ko he believed that he's powerful. Yizeraga ko nta cyamuhangara, afite imbaraga. But David, ariko David, it was wise man. Yari umunyabwenge. They saw that the Goliath, I can't bring him down. Gusa Goliath ntabwo bizeraga ko Goliath yashobora kuba yajya hasi. So and David said that let me use some tricks. David yaravuze ati reka nkoreshe amwe mu mayeri. So in our karate, no muri karate also have to use some tricks. Dufite amayeri cyangwa se uburyo tugomba gukoreshamo. So have to use trick for fighting those people who are more stronger than you. Hari uburyo cyangwa inzira nyinshi tugomba gukoresha zirenze izo wa muntu utazi karate, ndetse nyinshi cyane. So this is the only why, niyo mpamvu once you play karate, iyo ukinnye karate, your life become, ubuzima bwawe buhinduka paradise. Buhinduka umunezero. Because kubera firstly, cyambere, there is no disease can attack you. Nta ndwara yaguhangara. There is no enemy, external enemy. Nta mwanzi uvuye hanze yawe ushobora kuba yakwataka. Who's the one? How? Ninde? Who's the one? Because you know the tricks of preventing him. Yes, ninde kubera ko ubuzi uburyo bwinshi bwo kuba wamwirinda. So it is the reason why we have said that it is life, it brings you the way of protecting your life. Yes, you niyo mpamvu karate igomba kuba yarinda ubuzima bwawe. So let's stop here. Reka bihagararire birangirire hano. My journey of karate, it is a long process. We will continue. Urugendo rwa karate ni rurerure, tuzakomeza. But let's bring things to you. We are going to show you the short summary of how you flow us, and we give things to you. Repeat. We are going to tell you the analysis of our channel and what we want from you. Yes, ngo tugiye kubereka bimwe muri summary cyangwa se mu ncamake za channel yacu, and what we want from you, ndetse n'icyo tugushaka, icyo tugukeneye. So one thing we noticed that there are many people from outside of our country which follow us. Ngo hanze hari abantu benshi badukurikira kuri MUNAHI TV RW. So but I've noticed that 79% of people who watched our videos, gusa 78% bareba video zacu, they are not subscriber. Ntago bakora subscribe, ntibayikurikira cyane. So we want to ask you press the subscribe button. Turagusaba kuba wakanda kuri subscribe mu gihe urebye video yacu. Then you have to press like, ndetse ugakanda like, share, ugasharing, ukabisangiza abandi. You have to share our content from your friends. Ushobora gufata video yacu ukayisangiza abandi bantu, your friends, your familiar people, inshuti zawe, umuryango wawe n'abandi bose batandukanye.
because we plan to teach you more tricks of preventing your body from those enemies. kugira ngo uzabone uburyo bwinshi bwo kuba uziga uburyo bwinshi bwo kuba wakirinda abanzi bawe. So another thing, ikindi, most the people abantu benshi there's to jump, yes, bakunze to jump the video, bakunze gusimbuka video. so we beg you, turabasaba play video all length of video, kina video yose irangira, because kubera ko it is great support for us. ni ubufasha bukomeye cyane kuri twe. So we have many things for you. dufite ibintu byinshi tugufitiye wowe udukurikirana. Let us ask you something. ariko reka tubabaza akantu kamwe. We work bad, dukora nabi, so we need your support. We need your support because we are still under. dukeneye ubufasha bwanyu, kuko turacyari hasi cyane. So we need to buy some instruments. turashaka kugira ngo tubahe zimwe mu byo mugomba kugenderaho, bimwe mu bikoresho. So we want to buy some instruments for helping us for making some or producing some videos which is full quantity and quality. So turimo gutegura kwa twagura ibikoresho bihagije byo kuba byakora video nziza kandi zifite ireme. Yeah. So first our head is full of skills and knowledge. Nuvuga ngo imitwe yacu irimo ubumenyi bwinshi bugerekeranye na karate. So it is not for that only. We plan you for more things. Nuvuga ngo ni byinshi tugutegurira. First we asked you. Ibintu byose ubaza. First you have to follow us. Cyambere ugomba kudukurikirana. So we need your comments. Dukeneye comment zanyu cyangwa se kugira icyo muvuga kuri video zacu. We need your comments. You have to left comment in the comment box. Yes, tugomba kuba twareba comment zanyu. Once you play video, ndetse ugakina n'abari no gukina video, you have to left the comment. Yes, ugomba gusiga comment. You have to left the comment of telling that what you want for us to bring to you. Ukatubwira icyo tugomba kukuzaniramo cyangwa tugomba kongeramo. Yeah, we need your advice. Because we are beginners in this game. Dukeneye ibitekerezo byanyu kubera ko turimo gutangira muri uyu mukino. So I hope my mistake is to believe people. Nuvuga ngo I believe people. byumvire bye no kwizera. I hope we are together. Turi kumwe. And we love you more. Turabakunda cyane wowe ukurikira iyi video, turabakunda cyane. Niba munari benshi muri kuyirebera icyarimwe, turabakunda cyane rwose. Let me greet the people from Burundi. Musuhuza abantu bari mu Burundi. Turabakunda cyane. Turabakunda cyane. Let's give a greeting from the people from DRC. Reka dusuhuza abantu bari muri Congo. People from Nigeria. Abaturuka muri Nigeria. I have noticed doing that. People from Ghana. Abaturuka muri Ghana. People from French. Abaturuka mu Bufaransa namwe turabareba cyane. People from United States. N'abaturuka muri United States of America. Nuvuga ngo abaturuka muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Especially from California. cyane nko muri California ndetse na Canada. Our friend Fiona from Scotland. Nka Fiona turakuzi cyane muri Scotland. Our friend John from USA. harimo reka ngire naho nongeraho nka Peter cyangwa se Bebe guturuka Saudi Arabia, turakurikira cyane, turakureba cyane. Manfred Set from German. Yes, Seti guturuka mu Budage.
those people from China, people from abaturuka China. mu Bushinwa And- harimo Patrick, Yes, people from Zimbabwe. abaturuka muri Zimbabwe, tunashyizemo mwese muri mu Rwanda, turabi cyane mu inshuti zacu mu duce rwose dutandukanye, cyane cyane Nyamasheke muradukunda cyane, turabibona cyane People from Nyamasheke. Yeah, igikombe tukwiye kugereza Nyamasheke kabisa. Let's give Yeah. a great thanks to people from Nyamasheke. Yes, reka dusuhuze abantu baturuka i Nyamasheke. Yes, cyangwa icyangugu. So, udukeneye kuba wadereza igitekerezo kuri WhatsApp cyangwa se ushaka kutwandikira ugira inyunganizi waduha, wakandika izi nimero zikurikira. My number is Nimero ni 087 7 8 8 30 30 11 11 600 106. Nubango 600 magana atandatu 621. 321. Wasubiramo ugashyiraho agasaraba kugira ngo abantu bari hanze nabo babashe kumenya. The country code. Kode y'igihugu, First you have to press a plus guteranya 250 250 78 78 30 30 11 11 62 62 1. 1. Ya, izindi wadushakiraho ni 078 26 27 516. Iyo nayo ni WhatsApp. Turabakunda cyane. Love you more. Those are WhatsApp. We have on Instagram we can follow MUNAHI 250 And Facebook page, in that day we are going to become MUNAHI TV RW. For YouTube, follow Facebook. Yes, we have to name MUNAHI TV RW. Yes, you will search it, and on YouTube you have to search it. No problem. It's on all social media is available. All social medias. You can follow us and give us your support. Yes, sir. Thanks. God bless you. God bless you. Love you more. Yeah.